tuje kugushengerera yo kuri iki no cyumweru kugukuza cya gatatu gisanzwe kuri iki cyumweru cya gatatu baradusaba gisanzwe, guhinduka no tuzirikana kwemera inkuru nziza. ijambo waduteguriye. Inkuru nziza ni Ijambo ivanjiri ryawe niyo kuri iki twita cyumweru la bonne nouvelle riradusaba guhinduka evangelion no mu kwemera Kigereki. inkuru nziza. Inkuru nziza Isomo rya mbere ni inkuru turarisanga mu isumba gitabo izindi zose cy'umuhanuzi Yonasi, zishobora kuvugwa, umutwe ni uwa gatatu, kuko ariyo ituzanira umurongo wa umukiro mbere kugera ku wa Imana gatanu yari ndetse yarasezeranyije Abayisiraheli, n'umurongo wa 10. maze kubw'umwana wayo Ijambo Yezu ry'Uhoraho Kristu ribwira Yonasi riti, ikawusendereza no ku yandi haguruka ujye mahanga i Ninivi, yose. umujyi mugari, Ni inkuru maze nziza ubamenyeshe y'ubugingo icyo bushya nzakubwira. abantu bahamagarirwa, Yonasi arahaguruka aribwo maze intumwa za ajya i Yezu Ninivi n'abazifashaga akurikije ijambo bamamaje ry'Uhoraho. mu mahanga yose bazengurutse bigisha. Ninivi rero ikaba umujyi mugari bihebuje, Guhinduka kuwugenda ni byari uguhindura iminsi 3. icyerekezo, ni Yonasi ukwisubiraho, yinjira mu mujyi, ni ukuva mu nzira mbi akora urugendo rw'umunsi umwe, ngo twemere gukora ibyo ijambo ry'Imana yigisha ridusaba. agira ati, Urugero rwo hasigaye guhinduka iminsi 40 twarufatira maze ku Ninivi baturage b'i Ninivi. ikarimbuka. Mu isomo rya Abantu mbere b'i Ninivi bemera Imana, twumvise ko bahindutse, batangaza bemera Imana, igisibo, batangaza igisibo bambara ibigunira mu gihugu kuva ku cyose, mukuru bambara kugeza ku bambara muto. ibigunira kuva ku Imana mukuru ibonye kugera ibyo ku muto. bakoraga, Koko nuko guhinduka bahinduye bakareka ni imigenzereze ukureka yabo mibi, imigenzereze mibi. nayo ihindura imigambi. Twabyumvise, Icyago Imana nayo yari ihindura yabateguje imigambi, ntiyakibateza. icyago yari yabateguje Iryo ni ntiyakibateza. ijambo ry'Imana. Bavandimwe, guhinduka bijyana no kwemera. Inyikirizo ya Zaburi Kwemera Imana ya ndetse 25 no kwiyumvira. iragira iti, Nyagasani, Kwemera Imana tumenyeshe inzira zawe. ni ugukora icyo Imana itegeka cyose. Uhoraho, Aburahamu yemera menyesha Imana, inzira zawe, bituma untoze imubaraho kugendera mu tuyira ubutungane. twawe. Yonasi Nyobora we ku kuri kwawe kandi ujye yemeye aruka umbwiriza, amaze gatatu mu nda y'ifi, kuko ari wowe Mana nkesha maze umukiro ahavugira wose. amasengesho y'urudaca Uhoraho, wibuke neza n'urukundo y'amatakirangoyi. wagaragaje Ariko kuva Imana kera na kare. irayumva, Ntiwite ku itegeka byaha n'amafuti igifi nakoze kinini nkiri muto, kumuruka ku ahubwo nkombe. unyiteho ukurikije impuhwe Yonasi zawe. ari mu nda y'ifi Uhoraho agwa neza niho kandi yagize n'indakemwa. ati, igihe Nicyo nari gituma nihebye abanyabyaha nta mutima nkigira, abagarura mu nzira nziza, nibwo nibutse Uhoraho, abiyoroshya maze abaganisha isengesho ku ryanjye butungane, rikugeraho abacisha mu ngoro make yawe ntagatifu. akabatoza kunyura mu nzira ye. Tubisanga ku mutwe wa 2 umurongo wa 8. Nyagasani, tumenyeshe Bavandimwe, inzira zawe. abantu benshi Isomo rya bajya kabiri banga kwemera Imana, turarisanga mu ibaruwa ya bakigira mbere ibihangange, mutagatifu Pawulo intumwa abandi bakigira yandikiye utumana, abanyakorenti, bakigira umutwe ni wa ntibindeba, 7 umurongo wa bagahunga Imana nka 29 Yonasi kugera kwa wayihungiye 31. Itarishishi kure y'Uhoraho, Mbibabwire rero bavandimwe, bakirengagiza ko igihe ntawuhunga Imana. kirabashirana, Abantu aho nk'abo bigeze iyo bahuye abafite n'ibibazo abagore bagahura ntibabeho n'ibyago nk'aho by'urudaca, batabagize, ibyo abacuruzi abarira bamere n'abakire nk'aho bita batarira, inyatsi abanezerewe bagasenga bamere ubutitsa, nk'aho batanezerewe, bakagira Imana n'abacuruzi amasezerano bamere nk'aho batazahigura. ntacyo batunze, Yonasi n'abakoresha iby'isi abonye ko ntibagatwarwe ntacyo nabyo, atishoboreye, kuko imisusire y'iyi si yasoje isengesho ihita rye bwangu. ari mu nda y'ifi agira Iryo ati, ni ijambo ry'Imana. Uhoraho niwe mukiza. Ni koko Ivanjiri Imana yaramukijije, yanditswe na maze Mariko ifi umutwe wa imuruka mbere ku nkombe umurongo wa 14 aho yari kugera ku wa yaturutse. 20. Abonye ari uko bimeze, Aleluya, aleluya, yahisemo kumvira Imana. ingoma y'Imana iregereje. Ninive yagombaga kuyigenga iminsi Nimwemere 3, inkuru nziza. ariko umunsi umwe Aleluya. ubutumwa yaraburangije, dore Nyagasani ko Yezu nabane atanifuzaga namwe. ko bagarukira Imana, ahubwo ko Amagambo Imana yo mu yabahana. Ivanjiri ntagatifu Umutwe wa ko 4 yanditswe iki na gitabo Mariko. cy'umuhanuzi Yonasi,
muri icyo twereka gihe Yonasi arakara, Yohani Batisita amaze maze Imana gutangwa, ikamwumvisha impuhwe Yezu zayo. aza mu Galileya, Bavandimwe, yamamaza koko inkuru Imana nziza ikunda abantu y'Imana bose, avuga ati, ikita ndetse igihe no ku kirageze none ingoma batayizi. y'Imana iregereje, Imana ihorana imbabazi, nimwisubireho maze mwemere inkuru niyo nziza. yavuga ko izahana Uko abagome yagendaga akikije ikanabateza inyanja ibyago, ya Galileya, iteka ibanza abona kubaha Simoni na umwanya Andereya wo murumuna we kwisubiraho, maze bariho igakinga baroha ukuboko inshundura mu ntibahane. nyanja kuko bari abarobyi. Imana ni Yezu inyembabazi, arababwira ati, nimunkurikire, Imana ni nyiribambe nzabagira kandi abarobyi itinda b'abantu. kurakara. Niyo mpamvu Ako uzareba kanya impuhwe basigaho zawe inshundura zabo ubuziraherezo. baramukurikira. Yigiye Abantu imbere banga gatoya, guhinduka no kwemera abona Yakobo ngo mwene bakorere Imana Zebedeyi na bigishoboka, Yohani murumuna we ntibumve impanuro za bariho Pawulo. batunganya inshundura zabo mu Pawulo ati bwato. mu isomo rya kabiri, Ako kanya nibabwire rero arabahamagara, bavandimwe, nuko igihe basiga se kirabashirana. Zebedeyi mu bwato hamwe n'abakozi be, Abantu bararangaye, baramukurikira. bahugiye mu bucogocogo bw'ubuzima. Iyo ni ivanjiri Utwo ntagatifu. ducogocogo nitwo nyine Pawulo yagerageje kwerekana, aho yagize ati abafite abagore cyangwa abagabo nibabeho nk'abatabigeze, abarira, abafite agahinda, abaganyira umuhisi n'umugenzi nibabeho nk'aho batarira, ahubwo bakore ibishoboka ngo ikibatera amarira, ikibatera agahinda gikurweho. Abanezerewe, abadamaraye, ba bandi bateye Imana umugongo, ba bandi badafite icyo babuze ngo bagisabe Imana, nabo nibamere nk'aho ntacyo bafite. Abacuruzi, ba bandi bitwaza ubutunzi bwabo bakagera n'aho bica Sabato, bagakora imirimo ivunanye ku munsi w'Imana, abo nabo ntibamere nk'aho ntacyo batunze. Ba bandi batakita ku munsi w'Imana, ngayo mashantiye, ubwubatsi bw'amazu n'imihanda ku cyumweru, nibyo bidukururira umujinya w'Imana. Urajye wubaha umunsi w'Imana, urajye utunganya umunsi w'Imana. Njye navuga ngo n'ahandi Imana iritonda, Imana irihangana, kuko gusuzugurwa n'abana bawe ni ikintu kibabaza. Imana yaduhaye amategeko kugira ngo tuyakurikize. Pawulo mutagatifu yagize ati n'abakoresha iby'iyi si ntibagatwarwe nabyo, kuko imisusire y'isi ihita bwangu. Nibyo koko Pawulo ntabeshya, iby'isi birashukana, kuko ntawe ujya abijyana ikuzimu. Ese COVID-19 ntiyatubera nka ya minsi 3 Yonasi yamaze mu nda y'ifi? Yego, kuri bamwe bazemera ko Imana ariyo Mukiza, ariko abandi nta somo COVID izabasigira. Abo ni babandi badashaka guhinduka. Ibihe turimo biratwereka ko ntacyo abantu twishoboreye. Bavandimwe, hari abantu bari kumara ibyumweru 2, ubwo ndavuga abacuruzi, badacuruje kubera ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Nyamara mbere ya COVID ntibashoboraga kumara cyangwa kwigomwa umunsi umwe ngo bareke gucuruza bajye gusenga. Ntibashoboraga kureka gukingura amabutiki yabo ngo bubahe itegeko ry'Imana, bajye mu misa, bajye mu nsengero. Ariko si ubu ngubu ko bari kubikoreshwa n'iki cyorezo. Nyamara iyi minsi
yonasi yamaze mu nda y'ifi, akahavugira isengesho atakamba, Imana ikamwumva, nituyigire iyacu. Ese tuzagarukira Imana ari uko iduteje ibyago? Bavandimwe, nyuma yo guhinduka no kwemera inkuru nziza, Yezu arabatora ngo abatume ndetse anabahindurire imirimo. Hari imirimo imwe n'imwe navuga ngo itabangikanwa n'ubukristo, imirimo isaba guhitamo icy'ingenzi. Gukora umurimo ukubuza gusenga, uwo murimo urakaba ikivumo, uwo murimo nta mugisha wazakuzanira. Ikintu cyose wakora nubwo waba uhembwa za miliyoni, utakwemera gusabana n'Imana, uwo murimo urakagenda buheriheri. Imana ni byose. Ni koko Imana ni Umukiza. Bavandimwe, Yezu niwe uhindurira abantu imirimo. Nibyo koko nta murimo mwiza ubaho nko gukorera umuremyi w'abantu n'uw'ibintu byose. Yezu ati nimunkurikire, nzabagira abarobyi b'abantu. Uko Simoni na Andereya, Yakobo na Yohani basize byose bagakurikira Yezu, niko Imana ishaka ko natwe twakisubiraho, tukemera inkuru nziza ya Yezu, tukihambura ku by'isi maze tukamukurikira. Kuri iki cyumweru dusaba Imana kutababazwa n'imbabazi igirira abanyabyaha, kuko zitaba zipfuye ubusa, ahubwo tujye tuyishimira kuko natwe turi abanyabyaha bakeneye Imana